Muraho. Turaho ahubwo mwebwe tubahaye ikaze ni karibu. Tubahaye ikaze ni karibu. Ni karibu? Aho wabaye iki? Ntacyo niyo. Ku buryo nzawukamya ni umeze ute ukanyica zawukamya mu mayikaze ubundi bazagutungira ngo mwinde wagwaye karibu. Ibyo byari bya kera nyine nkikubona nkagurusha amadukira nkavuza induru nkasara nkasizora ubu nyine wabaye umukwe wamaze kuba umukwe muri uru rugo nyine mu byubahiro byanyu byubahiro byacu kweri. Kwizuba ry'igikatu cyangwa kwa kundi wumva ukeneye agatangawizi kagarura ubuzima mu gihe inyota ibaye icyaka. Muraho neza ni Nyambo wanyu nanze kwihereranira ibanga niba ukora akazi kagusaba imbaraga ndetse no kuba umeze neza ibanga narindi ni Sana Ginger tangawizi. Sana Ginger ni tangawizi fresh. Sana Ginger ni ikinyobwa fresh ikorwa muri tangawizi kandi urayisanga hose mu gihugu. Inyota irakwishe amahitamo ni Sana Ginger fresh igura amafaranga 500 ahakwegereye hose karyoha gakonje. Urumva vine ubwo ndavuga ni nzabanjyayo nyuma ntabisuzuguye nagize ngo byanye maravangiyeyo naje sanga imari yagiye barayibuze kera kuba icyo gihe nahise vuga ikintu mbonye ako kanya nzajya mpita nyigura. Ako kwibiti byawe we ntunagira n'isoni uciranye n'umukunzi wawe uri mu matelefone sukoze. Papa reka managize isoni iyo ndi ukubona isoni ziranyica. Uri mu matelefone aho utarebye ikiramani ngure mu maso umuganirize wenda uhindukire nanyo ndebe urebe niba afite akanyamuneza wibereye muri phone. Ese uri gucatinga ibikima? Nabyo. Nakubwiye ngo nkumbuye kiramani cyane none araje kugira ngo umumfashe tumuganirize. Nje pomba nawe aretse umuganira uva twagiye mu kiganiro cyanjye nawe arabo reka mbanze mbwira uyu mukobwa byumve umwana wanjye. Rero niyo mpamvu ntabwo uzongera kuza ngo mpite mbwira ngo niyo ringa gasombe karibu tubahaye ikaze. Nyine ubu ibintu byahindutse reka kugira ngo kuba nyirabukwe w'umuntu biroroshye. None se murakomeye mumeze neza? Ndaho turashima Imana tumeze neza njye ubwo nahenshe kureba Nyambo twakora dufite gahunda yo kuza kumureba ubwo nyine ngo sanze dahari sinzana ngo yagiye weze kumubwira naza ko nize kuzanga ngasanga dahari ngakura nawe bukanganiriza nyine ngasanga uri kumwe ibyubahiro naze n'uburyo uyimaye kuko ngo nabaye umuka we hanga muri rugo rwanyu bwa mbere ibintu umwe ngiye kubona nazanga ngo numaye karibu mu byubahiro byanjye hajya mu byubahiro byanyu rwose umukwe mwiza. Nyambo rero usanze ntawe uhari ariko menya ko umukwe ari ibintu biryoha kwa ko gihe cyose njyaga nzangaho kanyirukana udashaka konza kugira ngo mbona n'umukobwa wawe ibintu bikabinambara ukandika ukansubiza tugatukana bikabinambara ibintu byose none sigaye nzanga nkicara ukanyakira nta n'ikibazo byose ufite uri kundeba gutyo unimereye neza wumva wananyakira rwose n'ubwozo. Ubu ngubu uri umukwe kandi umukwe nyine baramwubaha umukwe bamutega umubanje byane bwoba bw'ikisi ntavuze kubona ibintu bidasanzwe mu byubahiro byacu. Niyo ubu wateye intambwe wamaze gufata irembo kandi irembo twarari guhaye bivuga ngo murumuna wanjye ni nkaho namaze kumuguha naramukweguriye. Rero hari urundi rwego ngomba kukuvugishamo ngomba kukuganirizamo ko kundi twari tubanye ntacyo bitwaye ariko nyine twagiye mu rundi rwego ubugiye kuba umugabo. Ubyumva neza? Kinkunda umukwe wanjye niba rero turi kumwe abagomba ibyubahiro byose akwiye. Papa nawe usigaye untera ishyari uko usigaye ukunda kira byatari kundusha. Kira ndamukunda rwose noneho mbikubwire nawe ahari mwana wanjye ndagukunda cyane. Niyo mpamvu utakimakeye agabanya itiku kezi ngushaka nizihe zo kuba nagufasha ibyo ushaka. Zineze ko bagukundira umugabo ure wabyemera ngaso atankunda kajyana yahuzu aho bigeze ku kwanga byo ntibishoboka ndagukunda pe. Kereke umukobwa wanjye aramutse amvomeye mu kibazo nanjye wenda nakubeshye banumva nyine mfite ishema ryo kuba ndi umukwe wawe rwose.
ugiye kugira urugo rwawe ku buryo uzajya ufata imyanzuro iwawe nanjye nkagendera kuri iyo. Nyambo yambwira ngo mu rugo bimeze gutya nti nibyo. Urumva rero tugomba kububaha rwose. Aha, ubwo biteye ikibazo. Oya ntugire ikibazo, n'uzajya unagira n'ikibazo ujye umbaza rwose. Jya umbwira tubiganireho. Uburyo Jojo ambwira ngo mu byubahiro byanjye. Umukwe wacu, umukwe mwiza rwose mu byubahiro byanjye. Niyo kububaha reka. Hajya ubura n'uwanjye. Hiwe yamaze kuba uwawe Nyambugo. Mba narafashe irembo urugo rwanyu nararufashe ubu ngubu n'urwanjye nta nubwo mwarugurisha. Urugo rwacu se kandi? Uye wowe wafashe irembo. Nyine nafashe irembo ryanyu. Mu Kinyarwanda gufata irembo ni nko kuza kwimenyekanisha cyangwa kuvuga ko barabimbwiye ariko nyine ko rwose wafashe iryo rembo. Rwose waranarihawe. Ngo nta n'umuntu wazanga ngo kumutwara ngo. Ntabwo bishoboka. Ubu ni wowe byararangiye byaremejwe urumva rero niyo mpamvu turi kubaha rwose ibyubahiro byawe. Sawa. Sawa. Humura naza ndamubwira ko wamushakaga. Nakunyu. Ushaka umunyu? Wo kuri gata? Urwaye ikirungurira? Ndavuga ati ndumva noneho nduje umutima wanjye uri hamwe kuba ndi mu muryango unyishimiye kandi nanjye ndishimiye. Ufata rwose wumva. Oya ni nacyo kirangwa imiryango ibanye neza. Kandi bigaragara ko n'ubuzima buzaba bwiza igihe muzamwashinze urwanyu. Nuko tuba tubashyigikiye. Yego. Ariko ndabivuga nkabona Queen ntabwo byumva. Cyangwa ubunjijisha sha. Agatima arangiye gufata ku mutima none. Reka Kiramana aze kuhafata ari ubyumva. Tukora nuko wenda mukunda pe. Muzakomeze mukundane nabyo twifuza. Kuko burya hari urukundo ibintu byose birashoboka. Okay. Rero nawe nishimiye kongera kukubona. Ni iby'agaciro. Kandi twavuze ngo tuzaza kureba. No kwinarambye ati papa ari hano n'ubundi kuna nambuye nzareba mbibuze n'akazi. Reba byashoboka. Ahubwo ati ko nacyo ngiye gufasha undi mu gihe aje hano mukabonana. Yaman. Yego nawe. Nari nakumbiye kuganira nawe. Burya hari igihe uganira n'umuntu akagusigamo akantu kavuga tutaha buriya nanjye nzamwibutsa ko ibyo yavuze nabyumvise cyane rwose. Nyine bya bindi byose byashize dore n'ubunyobwa areba ukuntu bwareshya batageraga nk'ahangaha none dore bamumaze. Leta rero sinzi ndabona ibi bintu ntazi ibintu urimo. Yesu ubundi niwe wakubwiye ko babyambara mu izosi. Abonye ari bwo babigura cyane. Mbona ukuntu ngenda nkoma amashyi mbaririmbira. Rero ibi bintu ndabona pe ndabona bigiye kuduteranya. Niba ngiye nguhaye ibintu ukabijyana ukabigarura noneho ngiye wasigaye hano nkabura ibyo ncuruza. Ubu tubiriti si yari amakarita 5 ubu singaruye kamwe konyine. None niba uzi ugapakira ibintu ukabitwara ukabigarura bidashize kandi ngiye wasigaye ahangaha nkabura ibyo ncuruza. Nzi ngo wagiye kuzana amafaranga ubwo urumva icyo gihe umuntu akomeza nagikoreramo. Ntabwo ibyo bintu bishoboka dede sibyo. Ntacyo nyine ubutaha wazazuma nk'utubiriti nk'agakarito kamwe n'akabumo nk'agace kamwe. Ase nibura wowe urabibona ko nawe uri umunebwe. Urabibona. Genda ushobora kuvuga ngo babu ngo nuko adashaka ko ndya nuko adashaka ko hari ukuntu ntari kukugenza. Hora nishimiye ukuntu papa we yanyeretse ubwuzu. Ya bintu ni bya danje. Mfasha papa gukunda byatari sinzi ikintu wamuhaye. Kandi ni papa nta muntu ugipfa kumufatisha kuri ibi. N'amasengesho y'umukecuru. Kira. Kwezi. N'amasengesho y'umukecuru. Amasengesho mama yarakoze. Kuko byatumye nawe nyine ukunda cyane cyane cyane. Abizi. Kuvuga gutyo nk'utabizi. Buriya umukecuru nyine babyirukansemo akavuga ati
kansengera umwana wanjye nkatsindira umutima wa so n'uwawe. Nyine mwaradufatishije mama wawe yatugiriyeyo. Anyway, imbitekereje mba numva nyine nakwihutisha ibintu nyine tukibanira nkajya mbona muri ruhande rwanjye. Ariko uno munsi uretse nkaza kubyuka nyine mu ruhande rwanjye byakugira iki? What do you mean? Like, I still want to spend that night with you. Nawe sinabikwemereye mu minsi ishize. Ndabyumva yego ariko nyine once again. Reba kugira ngo umukiriya aza ashaka ikintu akibure hano azanye n'amafaranga ninjya kubona mbone nimugoroba uragitahanye. Ubusinzi nzayishyuriye. Niba ibintu byirirwana mu muhanda mu nimugoroba ukabingarura narabiranguye urumva ibyo bintu bizagenda bite? Rega ntabwo iminsi yose sabose hari igihe umunsi uba mubi abakiriya babyukiye ibumoso nyine bikanga. Reba nk'imyembe urabona itatangiye kubora sinayiranguye se ntacyo ubwo ndicara nyirire. Noneho ushatse kuvuga ko ibizajya bihomba byose uzajya ubirya uzajya unyishyura iki utakoze uzayakora muri wari buzamembe. Detereka ibintu tubyihorere bitazaduteranya sibyo? Icyo uzasanga gihari uzarya ariko ibintu ndabona bigiye kuduteranya. Ujye uhita mpite sinkuvugishe kubera iki? Ndimo ndahomba kubera wowe. Bose basama amaraso yanjye n'umukara ku buryo atahuye n'aya gusa ubu nabaho. Nyine mbigenze nte? Ngira inama abaye ari nkawe. Komeza wihanganirwa kwihangana bitera kunesha. Urashaka mwombe ngo usange mu muhanda? Nibyo unyifuriza? Dete ntako ntakugize. Kanange uri mu muhanda ni umuntu ariko sibyo nakwifuriza ngo hansanga ahubwo wakora nk'umubyeyi nubwo tarabyara kwishyira mu cyimbo nk'umubyeyi ngiye nkaba umwana. Basi ukanyumva nyine ukazaza umaduke. Ntacyo uzaza ugabanya umushahara wanjye kugira ngo byorohe. Dete ibi bintu tubikore gute koko? Nubwo nari nyine n'ibyo guhaha n'ibyo guteka sinzi nimba mwama bikeya. None se ndaguha ibyo guteka utanacuruje? Urumva ibyo bintu bibaho? Okay. Is there any problem? It's okay. Ariko biraba ari ubwa mbere n'ubwa nyuma. Why? Ntabwo tuzongera gukora bino bintu byo kurarana indi nshuro tutari twavuga ngo turabana. Turyamye and I hold you ntabwo byaba bihagije. Ntabwo byo ngibyo nabyo bikwiye. Ngiye kubikwemera bwa mbere n'ubwa nyuma ubwo bizongera kubaho uko tubana. Sure. Ya kandi nawe uzabimfashemo binyemerere. Umurego bwa nyuma. Ya. Ugatubirekera. Burundu. Let me think twice. So, what is saying bikaba ari bibanziriza ibyanyu. Oya nibyo bya mbere n'ubwa nyuma. Sure. Yeah. Kandi ubwo nuko nashaka kurakaza. You don't love me. I do. You don't. Urukundo no kurarana no. Ntabwo ari ukuryamana cyangwa kurarana. So then kutaranyereka nyine ko nshaka. Nuko mbikwemereye nuko ngukunda nashaka kuba. Kutaranyereka nyine ko nawe unshaka nyine unyifuje nyine unshaka nyine. Why? What do you want me to do kugira ngo nyine just ube uwo muntu? Niko manzi ko ibyo tuba dukora ari amakosa. Urashaka kurya utakoze ibyo bintu wabibonye hese ubwo? Reka nkugire inama rero ushaka ahantu ushaka akazi ko mu rugo ugende wicare woze ibyombo uvuyarare urya utahashye utuze. Kuko ibintu byo gucuruza ndabona we uri mu Kigali. Oya rwose nese ko mwabuje Mutesi nicyo nabanje kumusaba ngo abanza nkire mu rugo. Arambye ngo nta kazi ko mu rugo gahari ubwo munyirukanye koko. Nyine ikosa ntiyakugira inama ngo nagashaka handi none se udakoze kwa babu ntahandi wakora. Kuko ibintu byo gucuruza ntabyuze. Upakiye imari urayirirwanye mbuze ibyo ncuruza hano
ubwo rero tuzajyane mu muhanda umunsi umwe mu binyereke. Twebwe mfunge njye kukwigisha gucuruza. Oya uzahasiga mabuja cyangwa mabuja amerekeze. Dete ibintu by'imidabagiro bigabanye. Kuko nta mama wawe uri hano nta papa wawe uri hano sibyo? No kugufasha ni nkuko nafasha umuntu nsanze yicaye aha hanze. Niyo mpamvu utampindura amatsikine rega ngo nyirukane. Ubuse nabaho gute koko? Uzica inkoni nzamba. Tubyumvikaneho. Ugiye kujya utwara ibintu ugenda ubicuruza ibyo watwaye. Making sure ko ugomba kubimara. Unzanire version. Nibikunanira ndafata umwanzuro wanyu. Ibi babihaze rero muri yagurira usidu. Nabonye bazikunda mbarizo njyana ziri mu gafuka. Dete. N'ubwa mbere n'ubwa nyuma. Twara ibintu bikeya bishira uzana amafaranga. Niba atari ibyo. Yes, nta makosa. Ariko nyine wayitanyeka nyine ko nawe nyine nshobora kuba nabikwereka ariko muri ngiye mbyibona. Muri wo washize. Yego. Tell me. Ntabwo mba nashize. It's okay. No kuba mba nabikwemereye nabyo bifite ikindi bisobanura. Ndi muzima se? Uri muzima nyine nose utari muzima. Turagenda na Fruje. Narakwemeje gaceza. Mwana wase kabisa. Furigenda nkase. Ako bibaze nk'iyo tuza kubikinisha ngasanga ni yakigenda ukahita ugenda ugiye. Tuganire kundi bintu sibyo? Nta kibazo. Cyakoza pe yenda nuko taruhari. Mana yanjye byari ibirori. Njye nararebye ndavuga kweri. Twahombye ibintu byinshi. Asuga ko numva mwatangajwe no gufata irembo ubwo noneho ku munsi wa dote na reception ko nzabica habamara muri Gashara. Bego nanjye mbutekereje nago nsinzira. Sinkubeshye. Njye niyo yaje kuri boutique nabwo niyo agomba kuntumira hakiri kararambwira ati bundagutumiye. Nibeshye burabukwe nkabuburamo. Ntabwo mahoro nayabona. Ni nayo mpamvu rero navuze ati uko byagenda kose ngomba kuzagaragara mu kirori cyanyu nanjye nkareba ibyo twahombye ariko murabizi ntabwo ari twebwe byaturutse. Oya kandi ntibikaje biguterera ku bwoba. Buri bantu bose bagira igeno ryabo. Niwe nagutungure igihe kizagera namwe mukabikora n'ugwenda byaca mu nzira nyinshi ngo kujya kwirega kugira ute sinzi nyimirenge numva bavuga ngo uramukoze ubukwe ngo nago nyine kwa ko mwabanje kubana mudashingiwe ngo naga bapfutse mu maso agatimba nyine abantu bose baba bamureba kandi biba ari ibanga ari surprise. Ariko nyine icyambere n'ubukwereka bira bindi byose ni amahame abantu bagiye bashyiraho. Ariko ubundi buriya icyambere no kwambara ikanzu shiri wawe mugakora ubukwe ibindi byose ntacyo byaba bitwaye rwose. Wenda ngiye nuko nzaba mpfutse mu maso nicyo nzaba mbarushije. N'icari banje bitasabye kuza kwirega nyine urumva nyine ariko nabyo nibibahangayikisha. Monique. Wait. neza. Waramutse. Urakomeye. Ni fresh. Okay. Sawa. Kwisi ugenda se? Naye maciye nyine ko nirambye ngo umuntu ari kumurya nsanga bikumbeshya. Niba ushaka kunyibonera
niko abakunzi bameye. Azi ko mbere ko njya mu kazi iminsi ncana ngira ngo ndebe ko ameze. Birumvikana. Sawa. Mugira akazi keza. Okay, sawa. Reka turi kumwe. Umunsi mwiza bose. Sawa. Nanamwe bitabira nanawe bitabira nuko bitinda kuza. Amagambo naki. Sebutse kondoma mwana we. Kondoma y'iki? Ko kubangamo karere. Kondoma y'iki? Biga ndakuze. Ntabwo ibyo uri gutekereza ntabwo ari ibyo. Yego. Kuri yaje no kuba ko Soso atarahari aza kumbanisha nyine kandi bwari bwije ndamubwiye okay yanarara. Kandi yanaraye aha ngaha mu ntebe njya mu cyumba. Abantu mukundana amezi abaye ngahe? Habye nk'umuryango nabirenze. Ntabwo nyibwe nimba bitse kwanda mu ibindi tubiri. Eji. Nyirango nakora ibintu nk'ibyo ngibyo simashaka gutanga urugero ruri kubana nk'amwe. Bibaho abantu bakundana. Bibaho ariko se mbyemeye wa wantwariye. So nyuma Brian ubwohereza ukuri. Ujye ushaka kubinyemeza. Shasi nkubeshye buri muntu wese afitiye amatsiko bukwe bwa Nyambo na Niyori. Sha nanjye ngira ngo mfite amatsiko ibaze none abandi bantu. Gusa nyine pe ikintu cya mbere nakubwira felicitation. Ikindi ushatse umugabo w'umwana mwiza. Niyori mu gihe gito mumenye ni imfura ubwo niba kubwiye ngo ndakwanze n'indakwanze ntaga bibika. Icyani Niyori niba avuze ngo ndagukunze ni ndagukunze. Ntaga bibika bya indi by'amanyanga y'abagabo biki gihe. Ari n'umwana mwiza rwose rega nanjye uriya muguhitamo kwangira narabyitondeye. Yego. Ntabwo nari ufate uwo mbonye. Ariko kimwe n'ibyo mbona na Mutesi yaratomboye ko Mutesi utaraza mu buzima bwe ntabwo yari ameze kuriya. Nyine ntabwo yari yishimye nk'ukuntu asigaye yishima, asigaye agira agatima keza ubundi arya mwahora ukabona aragushibuye utazi icyo akujijije, ariko musigaye muhura ukabona ari guseka, ukabona arishimye, ukabona nanakubwira ati mise mu rugo ko masize iki waje nkajya kuguha. Nyine ukabona yabaye umwana mwiza, abaye umudamu nyine wow. Igihe rwose byaranshimishije kuba waraje mu buzima bwe. Nyambo urakoze cyane. Iryo jambo nyine ni motivation ku buzima bwacu. Yaje kumbanisha nta gahunda nyine yari ihari. Ko mbona n'iminwa menga wagira ngo akwaje mu control hano. Nihitiraga ariko ibyo mbonye ukuntu wigera nzi ko bitakubaho. Cyakora nyine murakuze nta n'ikibazo. Ariko nyine uri umuntu mukuru nta n'impamvu yo kubihisha. Nta kintu ndi kuguhisha. Ibyo uri gutekereza ntabwo ari byo. Nta mubiri mwambaye se? Turambaye ko tuzi ukuntu tuwukoresha. Ndeko mbona ufite isoni n'ubwoba ni. Nta soni mfite. Ntazo. Ahubwo nuko gushaka kunyemeza ibidahari. Kwenda uvuga ko nta kantu watanze? Eji. Kamwe bazi. Reka biragaragara ko gashobora kuba kagize. Nakubwiye kuko Soso nawe uhari kira yavuze ntabwo yasigaye nyine. Ndambwira okay. Murara n'undi burije. Arya mu ntebe. Utari kuvuga neza ufite igihunga. Igihunga cyiki se? Yera mu ntebe ndara mu cyumba. Amakuru se yandi? Amakuru ni meza yawe. Kandi uburyo tuganira ndeba wandeze maso tukaganira. Amakuru yawe wowe. Nuko nyine nenda byutse nyine ntabwo ndaya muri mundu neza. Ni meza. Okay. Kandi nanjye mpora nterwa ishema no kubona Mutesi akereye abandi binturutseho.
nanjye rero nibyo mbifuriza uretse wenda twagize imbogamizi papa we nyine akabyanga ariko natwe twari gukora ikirori pe aya papa wese uranagira ngo muri mugire ikibazo burasureba umutesi namara kubyara nyine papa wazabyakira abone ko ari umugore wawe aguha uburenganzira bwo gukora ibintu ushaka ntumugire ikibazo mu gikomeye buriya rero akandi kamutaruzi mama niyo uri n'umwana mwiza uzi ko nawe ari mu bantu bagize uruhare rukomeye kuba ndi kumwe na Mutesi aya maboko ni ikindi kintu ndi muntu kabisa ngiye mbona ngiye kwiturira mu ijoro gikora n'umugabo w'umwana mwiza maboko y'umwana mwiza inshuti z'abana mbega ngiye kubaho neza buriya natwe mu rugo mama niyo uri n'utwunga iyo urabona urabizi ko ntazibana zidakobana amahembe ndabizi ubwo niba hari akabazo kabaye shirahita nyaruka tereka njye kuraba mama amwita mama we ntacyo niba mbona ari n'umubyeyi wa Gasharu yose kuko nta muntu atagira inama nta muntu adafasha nta muntu adahangayikira ubona nyine karitsiye yose wagira ngo ayibereye mama ni umugisha wa Gasharu cyane gusa nyine reka byiza ntibihora mu itama reka nyaruke nyine turahari kandi kuraje ntacyo kandi mwakoze sawa sante yego ese undi kuri kwisetsa cyane gutyo nk'aho wagira ngo ikidasanzwe reka nta kidasanzwe gusa undi kwibaza nk'uyaza ko inka nyina sosa ejide nta mukozi ngira nuko nagira aho duhurira kujya ntajya muzana hano none se wowe na soso ibyo mwaga murimo nicyo kimwe nanjye kuba fiyanse wanjye kuryama no kuryama kwize gute ko ntararaga mu ntebe ejide uriya ni fiyanse wanjye right yego hano ni wanjye yego yes umuntu uwo ari we wese yemerewe kuza kurara hano as long as namuhaye uburenganzira so nimba soso atarahari akaza kuba turi kumwe ugira ngo ntagire irungu cyangwa nagira n'ikibazo ndi jyenyine mu nzu ntabwo numva ikibazo aho kiri rega nanjye ko ari ukumubanisha ariko sishaka guhuza ibintu ariko ntabwo ibyo ngibyo muyigeze ntabwo mwasabye uruhushya ikibazo ni uruhusha ikibazo ni iki anyway mbwira kuki uzindutse nk'umwaku wazinduwe n'iki hano ubundi nibitiraga ninje kubaza amakuru y'umushere wanje Janeti so ntabwo wari kumbaza kuri telefone mpaka unzindukire gutya se kuza hano usigaye mbibujijwe ariko urabanza ukamenyesha ko uje si yo turi gitondo gutyo uzindutse si buri munsi ninde bizi ko utari bukuru no munsi ariko you have to ask me first ntabwo ukwiye kuza gutya nzajya mbikora kuko ndabona umunsi umwe uzabamo usanga ibara rya ejide respect please respect ni kuba uko ntiye kukuba kumbwiye ko nzajya nzambaje nkabyemera fine noneho wirenza andi magambo nta kintu gisekeje ariko gihari next time nuba ufite ikintu cyo kumbaza wampamagara kuri telefone cyangwa ukama message nimba ari n'ibyo ngibyo byari bikuzanye go straight to the point apana kuza kumbaza ngo ndabyutse nararanye nande wiki mbone byabaye big deal hano ni iwanjye katambutse ntabyumvise nawe gusa nyine nitabyara inyana zabyara ikimasa gusa mwiza